Yaman mwiriwe neza abakunzi bacu, nta wundi ni Adidas ugarutse muri cya kiganiro cyacu cya Jungle Time Show, aho tuganira ku bintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi ushobora gutekereza uti ni ikihe kiganiro noneho Adidas azanye. Ahangaha muri Jungle Time Show y'uyu munsi tugiye kuganira kuri topic isubiza ikiganiro cy'ubushi twari twaganireho kibabwira ibintu byangiza umusemburo wa testosterone. Ubu ngubu uyu munsi twabanze gukora ubushakashatsi tugendeye cyangwa se tumaze gusoma kuri Healthline Today, ikinyamakuru cyandika ku bijyanye n'imibereho myiza. Twakoze ubushakashatsi tubona noneho ibyo umuntu akwiriye gukoresha kwifashisha kugira ngo uriya musemburo wa testosterone wiyongere. Twizeye ko rero muri attentive cyangwa muri ready mugiye kwitegura kumva bino bintu kugira ngo bizajye bibafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, umusemburo wacu wa testosterone uzamuke wa kigabo, bityo hatazavamo intando yo kuba twasenye cyangwa se twatandukana nabo twashakanye, ndetse cyangwa nawe musore ugatakaza igikundiro. Bigaragaza ko iyo udafite n'uno musemburo wa testosterone utakaza igikundiro, ugasanga ntago uri attractive cyangwa se ntago ufite igikundiro ku gitsina gore. Mwaganira akabona wapi, ku buryo ntago aba kubona nk'umuntu ushimishije. Ahangaha ikindi mukwiye kumenya nuko no musemburo nkuko twabibabwiye ubushize ari wa musemburo utuma ugira imiterere ya kigabo, ugakomera, ukagira imbaraga, ukagira ndetse n'ubushake bwo gutera akabariro. Ahangaha rero nizere ko muri ready mugiye gutega amatwi neza, ukababwira ibyo mukwiye gukora kugira ngo mwirinde ko uno musemburo wagabanuka. Murabizi neza ko uno musemburo yongera cyane iyo umuntu ari mu myaka y'ubugimbi, ndetse uko agenda akura ukagenda ugabanuka. So ahangaha rero abantu cyane cyane bakuru bakunda kwibasirwa n'iki kibazo cyo gutakaza cyangwa kugabanuka k'umusemburo wa testosterone. Ahangaha rero tugiye kukubwira none ibyo ugomba kwifashisha kugira ngo uno musemburo ugume ku gipimo gikwiye. Nk'uko ushe twabwiye ibyo ushobora kurya cyangwa se ushobora gukoresha bikaba byatuma umusemburo wa testosterone ugabanuka. Uyu munsi rero tugiye kubabwira ibituma umusemburo wa testosterone ushobora kwiyongera. Bakunzi bacu, mbere yuko tubereka cyangwa se tubabwira ibishobora gutuma umusemburo wa testosterone wiyongera cyangwa se uba mwinshi muri wowe, ukaba uri umugabo nyawe se wa mugabo uri attractive ku gitsina gabo, tugiye kubabwira ikintu kizakwereka ko umusemburo wa testosterone muri wowe wagabanutse. Ahangaha nubona nk'ibyo bimenyetso uzamenye ko umusemburo wa testosterone muri wowe wagabanutse. Ikintu cya mbere ni uko ubushake bwo gutera akabariro bugabanuka. Ugasanga niba wari ufite ubushobozi bwo kuba watera akabariro mu gihe cy'umunsi umwe cyangwa se kabiri ku munsi, usigaye uri wa muntu ushobora gukenera gutera akabariro mu gihe cy'ibyumweru cyangwa se ukwezi. Ibi ni ibimenyetso bizakugaragaraho cyane cyane ku bagabo bubatse. Ikindi kintu cya kabiri ni ukudafata umurego ku gitsina. Nubona igitsina cyawe nk'umuntu w'umugabo kidafata umurego uhagije nk'uwo cyari gisanganywe mbere ukiri ingimbi, uzamenye ko ari n'umusemburo wa testosterone uri kugabanuka. Ikindi kintu cya gatatu ni ukugabanuka kwa sperm cyangwa se amasohoro yawe. Nubona amasohoro yawe ari kugenda aba make muri wowe, ujye umenya ko umusemburo wa testosterone uri kugenda ugabanuka. Ikindi kintu cya kane ni ugutakaza umusatsi. Ubushakashatsi bugaragaza ko uko umusemburo wa testosterone ugabanuka mu mugabo, agenda atakaza umusatsi. Tugiye kugenda ku kintu cya nyuma kizakwereka ko umusemburo wa testosterone wagabanutse muri wowe, ni ukugwingira kwa sex cyangwa kugwingira kw'igitsina. Ugasanga igitsina cyawe cyaragwingiye ntabwo gikura. Ahangaha nubona igitsina cyawe cyaragwingiye kidakura, uzamenye ko umusemburo wa testosterone wagabanutse muri wowe. Niba rero ubona umusemburo wa testosterone waragabanutse muri wowe, tugiye kukubwira ibyo wakora cyangwa se ibyo warya kugira ngo umusemburo wawe wiyongere, wongere usubirane ka kabonyabugabo kawe, cyangwa se wongere usubirane ya miterere yawe myiza ya kigabo cyangwa se ikwiriye umugabo. Ikintu cya mbere, gerageza kugabanya ibinyobwa cyangwa se ibinyobwa biri alcoholize. Ahangaha harimo inzoga ndetse n'itabi. Ahangaha nubigabanya bizatuma umusemburo wa testosterone wiyongera. Ikindi, ongera siporo ukora, ukora siporo kenshi, nabura byibuze. Ubushakashatsi bugaragaza ko ukwiye gukora siporo nabura inshuro 3 mu cyumweru kugira ngo umusemburo wa testosterone wiyongere. Ikindi, gerageza kugabanya umubyibuho wawe cyangwa se gerageza kuba fit, gerageza kugabanya umubyibuho ukabije. Ahangaha bizajyana no kwirinda kurya ibiryo bibyibushya cyane.
birimo amavuta, birimo fat nyinshi ndetse birimo n'amashuga menshi. Ahangaha nubigabanya ukaba fit, umusemburo wa testosterone uziyongera nta kabuza. Icya gatanu ni ukurya ibiryo ni kurya ibiryo bikize cyangwa se bishobora bifite ubushobozi bwo kongera uriya musemburo, harimo ibishobora kukongerera intungamubiri zongera uriya musemburo. Ahangaha harimo nk'amafi, wenda n'urugero avoka, ubunyobwa se, inyama, tangawizi, ibitunguru. Ibyo biryo nubikoresha cyane bizakongera umusemburo wawe wa testosterone. Ikindi bakunzi ushobora kuzakora kugira ngo wongere umusemburo wa testosterone ni ukuruhuka bihagije. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagabo bataruhuka cyane uriya musemburo wawo wa testosterone uragabanuka, ukajya ku gipimo cyo hasi cyane. Rero ubushakashatsi bwongeye bukagaragaza ko iyo ukora cyangwa se uruhuka bihagije uriya musemburo wa testosterone wiyongera. Bakunzi bacu rero ni ibingibi twari twabashakiye kubigerekeranye n'ingaruka ndetse n'ibyo twakora kugira ngo umusemburo wa testosterone wiyongere. Rero niba wabikunze kanda subscribe, ukore comment ndetse tubwire na topic twazakuganizaho for next time session muri Jungle Time show yacu. Ntaho ni mwari muri kumwe rero ni Adidas Rwanda. Ciao ciao, see you next time.